hari ukuntu uba ahantu, aho hantu hakaba haba wifi ariko iyo wifi ukaba utayizi password. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo wabasha kumenya password y'ahantu haba wifi, iyo password utayizi. Mbere yo kugira ngo dutangire, kanda subscribe, ukande like, hanyuma unyandikiraho muri comment icyo nzagukoreraho ubutaha. Reka dutangire. Noneho hari ukuntu uba ahantu ariko aho hantu hakaba haba wifi. Iyo wifi ukaba utayizi password ariko hakaba hari nk'abandi bantu basanzwe bayikoresha. Nizere ko biri kumvikana. Hari ukuntu uba ahantu ariko ugasanga hari wifi, iyo wifi utayizi password ariko hari abandi bantu bayikoresha, cyangwa se hari undi muntu usanzwe uyikoresha ariko mwarayobeye password yayo. Nta kindi uzakora rero, uzaza ufate telefone yawe. Numara gufata telefone yawe uzaza hano handitse Play Store, uzaza muri application ya Play Store, hanyuma uze hano kuri search aho dushakishiriza application. Numara kuhagera uzaza wandike iri jambo, uzaza wandike QR code scanner gutya, uzaza wandike iri jambo. Ni ukuvuga ngo twe ikintu tugiye gukora, tugiye gufata, mbega tugiye kumenya nyine wifi y'ahantu, nyine tugiye kumenya password y'ahantu tudasanzwe dufite password yayo, cyangwa tudasanzwe tuzi password y'aho hantu. Uzaza wandikira ijambo QR code scanner, nurangiza ushakisha. Noneho urabona hazaza ama QR code menshi cyane, urabibona hazaza ama QR code menshi cyane, urabibona. Gusa twe ikintu tuzakora ni iki, tuzaza turebe iyi QR code ya mbere, iyi application ya mbere. Reka nze nyibereke, iyi ngiyi uzaza urebe iyi QR code ya mbere, hanyuma uyikandeho. Numara kuyikandaho uzagira ute, ikintu uzaba ugiye gukora ni iki, uzaba ugiye kuyesitara muri telefone. Uzaba ugiye kuyesitara muri telefone, uzaza uyesitare. Hanyuma numara kuyesitara urabona ko yarangiye, uzahita ujya muri application yawe urebe niba yagezemo. Uzaza mu ma application yawe urebe niba yagezemo, dore ngiyi. Numara kuyibona noneho uzayikandaho, dore ngiyi uzayikandaho. Numara kuyikandaho hazahita hafunguka gutyo. Ni ukuvuga ngo aha ngaha kano kantu abantu benshi bakunda kukirengagiza. Iteka uzabona application yawe izanye kano kantu, uzaza ukande hano handitse allow, bitewe nuko icyo gihe application yawe uba uyihaye uburenganzira bwo gukora ibintu byose, mbega muri make niko navuga. Naho iyo ukanze hari ahandi hatari allow, icyo gihe nyine uba uyimye uburenganzira, hari ibintu bimwe na bimwe nyine idakora. Noneho hazahita hafunguka gutya. Nihafunguka gutya rero uzahita ufata indi telefone y'undi muntu usanzwe ufite iyo wifi. Urabona ko dufite indi telefone, uzahita ufata indi telefone y'undi muntu ufitemo iyo wifi muri telefone yiwe, urayibona. Numara kuyifata uzahita uza noneho kuri ya telefone ya wa muntu, ya yindi yufashe nyine y'uriya wundi muntu, uzayizaho. Urayibona, dore ngiyi uzayizaho, ufungure hariya hejuru. Urabona ko iyo isanzwe irimo wifi, ariko iyo wifi nta password azi, natwe nta password tuzi, kandi natwe dushaka kuyikonekita muri telefone yacu, nanone tukamenya na password yayo. Urabibona. Uzaza noneho umanure hariya hejuru, noneho uze ukande hariya haba hari kariya kantu nyine kagaragaza ko ari wifi nyine. Ushobora kunyuraho cyangwa se ukanyura muri setting. Icy'ingenzi nyine ni uko uhinguka muri wifi. Uzaza uhakandeho cyane, uzaza uhakande. Numara kuhakanda hazahita hafunguka gutyo. Urabona ko wifi asanzwe ayifite ariko password ntayizi. Hari ukuntu nyine umuntu aba yaragushyiriyemo wifi, yaraguhishe nka password nyine adashaka kuyimenya. Urabona asanzwe afitemo wifi ariko password ntayazi, kandi natwe turayishaka, dushaka no kumenya password yayo. Nizere ko biri kumvikana neza cyane. Noneho ikintu tuzakora ni iki,
kuri ya telefone tuzaza dukande hariya hari kariya akamenyetso ka setting, urabona tuzaza mbibutse ko bisaba ko uwo muntu nyine iyo wifi yiwe iba iri connecte, bisaba ko baba barayimuhaye. Uzaza ukande hano kuri aka kamenyetso ka setting cyangwa se kagaragaza setting, uzaza ugakandeho. Numara kugakandaho hazahita hafunguka ibintu byinshi bigiye bitandukanye, urabibona ibintu bizafunguka. Gusa urebye neza hano hasi hari ahanditse forget, hari n'ahanditse QR code. Ahangaha hano handitse QR code, twe rero turahaza hano handitse QR code bitewe nuko niho dushaka. Urahabona tuzafungura, ukihafungura urabona QR code, dore ngiyo. Abantu batazi QR code, ndakeka nta muntu utazi QR code, dore ngiyo. Iyi niyo bita QR code. Noneho iyi QR code ikintu tugiye gukora ni iki? Tugiye gufata ya telefone yacu ya mbere, tugiye kugaruka kuri ya telefone yacu ya mbere, iyi ngiyi nyine irimo kamera nyine iri gushutinga, tugiye kuyigarukaho. Hanyuma tugiye kuyigarukaho, niturangiza tuyifate duscanning iriya QR code. Tugiye kuyigarukaho tuze duscanning iyi QR code. Tukiskana ako kanya nta kindi barahita batwereka password, barahita batwereka iriya wifi, batwereke na password. Dore ngiyo ya telefone, urayibona iriya niyo igize ute, niyo irimo ya wifi nyine dushaka kumenya password yayo. Noneho tugiye kuyibirindura, nitumara kuyibirindura irahita yiscaninga. Urayibona ihise yiscaninga. Iki kiscaninga urabona ibintu bise biza, urabona bahise batubwira network name, izina rya wifi nyine, bahise batwereka na password. Urayibona, dore iyi niyo password y'iriya wifi. Abantu rero ubu usanga nyine hari nk'umuntu usanzwe ufite telefone irimo wifi ariko nta password azi cyangwa se yarayikwimye, ubu buryo ndakeka bwagufasha. Urabubona password ukabasha kuyimenya ku buryo ki wabasha no kuyiha n'undi muntu akabasha kuyikoresha. Dore n'ubwo buryo. Ubu buryo rero niba bugufashije, kanda like, ukande subscribe, hanyuma unyandikiraho muri comment icyo nzagukoreraho ubutaha. Comment zose ndazisubiza, ndazisoma nkazisubiza.